Igice cya 9. Ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'isi. Kuko hari ihema ribanzirizwamo, ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza, n'imitsima iyateretseho imbere y'Imana, rikitwa ahera. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinze, hariho ihema, hitwa ahera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu, n'isanduku y'isezerano yagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi. Ariko ibyo ntitwakirirwa tubirondora nonaha. Icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo, abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo, kugira ngo basohoze imirimo yabo. Ariko mu rya kabiri ryo, hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye. Ariko niyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturirira ibyaha abantu batakoze nkana. Nuko rero icyo umwuka wera tumenyesha, ni uko inzira ijya ahera cyane yari itarerekanwa ihema rya mbere rikiriho, ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo, bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ubitura. Kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa, no kwibiza no kujabika by'uburyo bwinshi, ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza, ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza. Anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ibyo mu byaremwe ibi. Kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo biminjiriwe ku bahumanye ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagaye bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe, ubwo habaye uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene, n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazingishijwe inzingo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo biminjagiraho amaraso. Kuko ukurikije amategeko, ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Nuko rero, byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga ahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Kandi niyinjiriyemo kwitamba kenshi, nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Kuko iyo biba bityo, aba yari akwiriye kubabazwa kenshi, uhereye ku kuremwa kw'isi. Ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mpera y'ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneke ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekera abamutegereza kubazanira agakiza.